Diane yavutse nk'abandi bana, gusa habayeho ikibazo ndetse habayeho n'imbogamizi yuko Diane atabashije kuba yavukira kwa muganga, aza kugira ikibazo cyo kuba hari umutsi utanga amakuru mu mubiri waje kuyoba ukava mu mwanya wayo. Kugeza ubu ngubu uwo mutsi wagiye umunga amagufwa amwe namwe ari mu mubiri we. Hari icyo wakora, hari icyo nakora, tugafatikanya tukaba twakegera uyu muryango kugira ngo Diane turebe yuko hari icyakorwa. Diane amaze kutubwira ijambo ryiza, aratubwira ati ndamutse nyize nkabona ndahagurutse ndagiye nkamera nk'abandi bana, nanjye nshobora gufasha abatifashisha, nshobora gufasha abababaye nk'uko nari mbabaye. Kuva afite umwaka umwe nibwo bamuteye izo nshinge. Kwa muganga bamutera n'inshinge zingahe rimwe? Yajyaga rimwe byibuze kuri randevu. Kuri randevu twajyagayo ku munsi bamuteraga inshinge 3. Ikibazo cyabaye mu kuvuka kwe, yarakivukanye. Ati kuba waramubyariye mu rugo nizo ngaruka iyo uza kumubyarira kwa muganga, cya kibazo baba barakibonye. Yari yize kuva mu mwaka wa mbere nyine, umwaka wa mbere yarawize arawurangiza, ariko akiga atagerayo. Mbese ari bimwe byo kuguma kumurwaza. Sinigeze numva n'uwo yabaye kuko ntiyabashije no gukora ibizame. Igihe cyo gukora ibizame yabaga atagezeyo. Kujya kuri wese simbishoboye, nukunzanira base n'ubundi bisanzwe n'ubundi nkayijyamo uko bisanzwe. Ubumuga, uburwayi budakira, ubwo mfite ubundi bumuga, ariko ku bwa Diane noneho bwo dukora nk'ahantu hakure, ubwo nukumuguma uruhande, usibye ko no kumubonera igikoma byangoye binanira. N'ubu akambwira ati amazi arananiye yonyine wampa agakoma, wapisi nkabonye nkagumaho kubera ko yituma ahari, yihagarika ahari. Igihe cyose avuga ninjya guca ya nshuro nzasanga umwanda wamurenze. Ngire mbasuhuza, mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka kuri Nyagasani kugira ngo bikomeze kubana namwe. Aha ngaha namaze kugera mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Gatsibo, umurenge wa Ngarama, akagari ka Kigasha. Twakoze urugendo rutari rworoshye, tugiye kujya gusura umubyeyi arwaje umwana yafashwe afite umwaka umwe, umwana w'umukobwa amaze kuzuza imyaka 22. Niyo mpamvu rero twahisemo gufata urugendo nk'Umutako TV kugira ngo tunyarukireyo tumenye uko ubuzima bw'uyu mwana Diane bwifashe. Ngiye mugiye kubana ni MC Seti nk'uko bisanzwe. Diane yavutse nk'abandi bana, gusa habayeho ikibazo ndetse habayeho n'imbogamizi yuko Diane atabashije kuba yavukira kwa muganga, aza kugira ikibazo cyo kuba hari umutsi
igatanga amakuru mu mubiri waje kuyoba ukava mu mwanya wayo. Kugeza ubu ngubu uwo mutsi wagiye umunga amagufwa amwe n'amwe ari mu mubiri we. Hari icyo wakora, hari icyo nakora, tugafatikanya tukaba twakegera uyu muryango kugira ngo Diane turebe yuko hari icyakorwa. Diane amaze kutubwira ijambo ryiza, aratubwira ati ndamutse nkize nkabona ndahagurutse ndagiye nkamera nk'abandi bana, nanjye nshobora gufasha abatifashisha, nshobora gufasha abababaye nk'uko nari mbabaye. Aribuze gutangira atwibwira amazina, twifuje kuba twamusura nk'uko nahoze mbibabwira kugira ngo tumenye ikibazo cy'uyu mukobwa we, uburyo uburwayi bwatangiye. Mama mwiriwe neza? Mwiriwe. Watangira wibwira noneho abadukurikiye amazina yanyu n'ay'umukobwa wawe. Njyewe banyita Mukankikadera, nkaba umukobwa wanjye ari Nyirarukundo Diane. Nyirarukundo Diane, umukobwa we ni Nyirarukundo Diane? Umukobwa wanjye ni Nyirarukundo Diane. Okay. Twifuzaga rero kumenya uburwayi bwa Nyirarukundo bwatangiye gute muri makeya. Mbese Nyirarukundo Diane namubyaye mbona ari umwana, nyine mubyara mu gihe mbona ari nk'umwana nk'abandi. N'abaganga bagiye bambwira ngo ingaruka ngo nizo ko namubyariye mu rugo, iyo nza kumubyarira kwa muganga ngo biba byarabonetse. Ubwo yatangiye kujya ahwera, atangirana no guhwera. Ese guhwera ni gute? Hari nk'abantu badukurikiye hano, guhwera ni gute? Atimara gufatwa uravuga ati natangiye kubona ubumuga bwe ku mwaka umwe, noneho yahwereye gute? Ese yararabiranye amera nk'uwapfuye? Byatangiye gute kuri uwo mwaka? Kuri uwo mwaka ukuntu byatangiye, yabanje afatwa ahinda umuriro mwinshi, bigejeje aho ngaho umuriro wabaye mwinshi, aba aratangiye ararerembuye, amaso aragiye, haza amaso y'ibitare, agataha inkonda urukonda, akajya ahondagura umutwe cyane, ukabona afite nk'ikintu kirimo kuzamuka kimushaka kumusoka nko mu mutima. Nuko bikaba gutyo nk'iminota nk'ingahe, ukabona biraguye biroroshye. Ubwo ariko icyo gihe byari akiri mu mwaka, akiri umwana. Ubwo ni ukuvuga ngo byagejeje umwaka n'igice nk'aho yagatangiye kugenda, ariko ataratangira kugenda nibwo noneho za nshinge uko yahindaga umuriro mwinshi, uko yahweraga, nateruraga nkajyana mu baganga mu buvuriro bunyegereye. Nagerayo ubwo bamushyiraga ku gitanda, bamuteraga inshinge nka 4 ku munsi, bamutera ku matako. Ubwo noneho nkavayo ndeba nkavuga wenda ko guhwera biroroshye. Ubwo tugataha, twashika mu rugo bya bishinge noneho bigezeho nabyo birabyimba, amataka ararengeza, musubizayo, baramubaga, barongera za nshinge bamushyira ku iseta, baramubaga. Mfata igihe nanone nicarayo bamuvura bya bisebe. Muri ayo mavuriro wajyaga umutwaramo agiye akwegereye, yafashwe gutyo n'ibyo bimenyetso byo kurabirana, bakubwiraga yuko ari impamvu yabiteye? Impamvu bo kugeza icyo kuva ubwo bamutera izo nshinge bari batarayibona impamvu, ibonetse vuba cyane. Icyo gihe cyose baravuraga gusa ntibamenye ngo impamvu ni iyi, ntibamenye reka nanjye ntibagire iyo bambwira. Bikomeza gutyo none hatangiye igihe cyo kugenda, nkabona kugenda biranga, guhagarara nkajya ngira ngo ni ubunebwe, akacika intege cyane. Ubuse Diane aravuga? Diane kugeza ubu aravuga. Ese bivuze ngo aravuga, ariko bamuteraga inshinge afite umwaka umwe? Kuva afite umwaka umwe nibwo bamuteye izo nshinge. Kwa muganga bamuteraga n'inshinge zingahe rimwe? Iyo yajyagayo rimwe byibuze kuri randevu? Kuri randevu twajyagayo ku munsi bamuteraga inshinge 3. Hari ubwo ndetse bamuteraga peresilini na kinini magisi ingunga imwe, saa 6 bakongera bakamutera, na saa 8 bakongera bakamutera, batera muri ya matako. Kangahe mu cyumweru? Ese izo nshinge bamuteraga
bakubwira ko ari zo kumara iki mu mubiri? bambwiraga ngo ni izimuvura malariya, ngo malariya niyo ituma ngahwera. Bivuze ngo bamuteraga inshinge bazi ngo arwaye malariya, bazi ko arwaye malariya. Noneho ubwo byarakomeje nyine, ubwo yakomeza gucya agahwera, ndetse ngeze aho mbonye baramubaze gutyo, mbonye atagenda yaracitse intege. Ubwo atangira kujya, ubwo yagejeje mu myaka, ubwo nararekeye mu rugo agejeje umwaka wa 7 nkaho yagatangiye ishuri. ubwo bamuteraga izo nshinge afite umwaka umwe, yakomeje bigeza nko mu myaka 5 bakimutera izo nshinge. none se urumva kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 5 hari n'imyaka 4. Mu myaka 4 bakuga ko ikiri malariya cyangwa bakuga ko hari ibindi bintu bikiri? Ibyo ibindi byabonetse nyuma, ariko abo bamuteraga inshinge nta na kimwe bigeze bangaragariza, nabo ntacyo bigeze bamusuzuma. Ubwo narabibazaga nyine, nabibaza bakambwira ngo ni malariya, ngo ubwishinge bamwandikiye ntazirangiza, ni nyamara ariko arazirangiza. Ubu biracyari malariya, ngo ubwo nuko rero nta kundi byagenda. Ubwo nyine bakambwira ko nta kundi byagenda, nashyika nanjye mu rugo nkaceceka n'ubukene no mu cyaro n'iki byose, nkaguma nkarwariza mu rugo, ndetse ubwo ndabyihorera. Inshinge nazihagaritse kwa guhwera, bitangiye kugenda nyine ahwera bigabanuka. Noneho ngeze aho nkaba se ubu ngubu ko bazimuteye nkabona bizimugiriye ingaruka, naho ari buhwere naraza ajya ahembuka cyangwa nahwerera kimwe. Ubwo nuko bituma, kubera ko natinyaga bwa bumuga uko zabyimbaga, ntangira kujya mbyihorera kumusubizaho, kumuteragura izindi nshinge. Nuko nkajya ngenda yahwera nkabyakira, nkatwikira kugeza igihe azahembukira. Nuko yahembuka nkabona arongeye afashe kongera kuvuga. Ubwo amaso najyaga kubona, ubwo amaso nkabona agiye agaruka buhoro buhoro, yagaruka kwa rukonda amenyo yafatanye, nkabona biroroshye. Ubwo nahise nkora iki, nahagaritse kongera kujya njya kumuteza inshinge. Nyuma y'iyo myaka 5 watangiye kujya umuvuza kugira ngo wenda bamenye ikibazo icyo ari cyo? Ntabwo, kuva ku myaka 6 ntabwo nongeye kumuvuza. Watangiye kongera kumuvuza ryari? Sa n'uduha wenda urugendo rwo kuva mu myaka 6 mu ncamake kugera ahangaha ageze, n'igihe wenda utubwire n'igihe watangiye kumuvuriza, ubonye wenda ikibazo cyongeye cyagarutse, utangira kumuvuza, haza kuboneka wenda icyo kibazo, ibibazo wenda bindi afite mu mubiri. Sa n'uduha urugendo ho gatoya. Natangiye kongera kumuvuza afite imyaka 20. N'ubundi nararebye ntise ko n'ubundi ntapfuye ntakize, ubu mbigenze ntereka mpaguruke nongere mvuze. Ubwo ntangirira nanone mu ivuriro rinyegereye hano Ngarama, ndamugejejeyo, barareba uburwayi, guhera bamwandikira imiti atazajya ayifata buri kwezi. Ubu ari nayo iyo yabuze nyine, ariko iyo miti yarayibonaga, guhera bikoroha ntibize, none irabura. Noneho ikibazo cy'uko yamugaye nyine gutya byo mu magufwa, barambwira bati iki kibazo reka tujye tumujyane ikiziguro tumucishe mu cyuma, turebe ikibazo gituma atagenda, gituma atabasha kuba yakwicara. Ubu ntiyahina, mbese ntajya ahina muri make, niyo yabaga abasha kwijyana, kibasha kwijyana. Ibibazo byo kwituma nabwo yabikoraga ahagaze, ntajya ahina gutya ngo asutame abe yahaguruka. Wapi, byari byaramunaniye no kuva na kera. Ubwo bamujyana ikiziguro bamucisha mu cyuma, babona ikibazo, barambwira bati ikibazo kiri mu magufwa, amagufwa y'imbavu n'ay'amatako yaramunzwe. Bakubwiye ko yamunzwe, ari iki cyateye kugira ngo ayo magufwa mungwe? Bo noneho ntabwo babashije kumbwira icyayamungishijwe. Icyayamungishijwe naje kubibwirwa n'undi muganga nanone namujyanyeho w'umudamu nyine, bandangiye ko ashobora kuba akurikirana abana bafite ubumuga. Mugejejeyo umuganga aramusuzuma, arambwira ati ikibazo cy'uyu mwana
ubwo nyine mwereka ko wenda bamukomerekeje amagufwa yo mu matako bamubaga ngira gutati wapi ikibazo cyabaye mu kuvuka kwe yarakivukanye ati kuba waramubyariye mu rugo nizo ngaruka iyo uza kumubyarira kwa muganga cya kibazo baba barakibonye. Umuganga wundi wakubwiye noneho ikibazo nyirizina Diane afite nawe yagarutse kuri ya ngaruka yo kuba baramubyariye mu rugo. Yagarutse kuri ya ngaruka arambwira ati ingaruka iyo umubyarira kwa muganga aba yaravuwe kare kuko ikibazo yarakivukanye kwa muganga baba barakibonye bakibona bagakurikirana wa mutsi w'itaramakuru wo mu mubiri abantu bagira arawufite ariko we ntabwo wigeze ujya mu mwanya waho ugomba kujya warayobye. Bivuze ngo ubu Diane afite ikibazo cy'umutsi w'itaramakuru mu mubiri we wayobye utari mu mwanya wawe. Uwo mutsi rero niwo wageze wagiye muri wa mwanya utari uwayo wo utangira kumunga ya magufwa. Amagufwa rero ubwo uko akura umunga kugeza ubu ngubu nibwo wa mutsi wahekenye ya magufwa nuko yahekenya kuko muganga arambwira ati amagufwa ye uyu mutsi warayamunze cyane kubera yuko utari mu mwanya aho ugomba kujya. Ubwo muganga nyine dogiteri naramubajije ese muganga ntago biterwa n'izishinge bamuteye ati ntago arizo zabiteye ati ahubwo izishinge bazimuteraga kubera kuko yarambajije kuko yarambajije ati bazimuteraga bimeze bite nkabubwira nti yabaga yafashwe no guhinda umuriro mwinshi no guhwera noneho namugeza kwa muganga bakitabira guhita bamuteragura inshinge izimuzimya umuriro izimuvura malariya nuko. Ubu Diane afite imyaka ingahe? Ubu Diane afite 22 ejo bundi bwatangiye 22. Wakomeje kugaruka ku kibazo uravuga ati abaganga benshi bakomeje kumbwira yuko impamvu yateye ibyo bibazo byose ari uko naba naramubyariye mu rugo. Ese muri icyo gihe ajya kuvuka niye mpamvu ishobora kuba yaba yarabiteye kuba utaragiye kubyarira kwa muganga? Ni impamvu yaguturutseho cyangwa se ni impamvu yuko nta bitaro byari byegeye hafi ya yuko wahita unyarukira ku bitaro kabajya kubyara? Impamvu nyine twebwe icyo gihe twari tutarazoberera mu bintu byo kubyarira kwa muganga dukunda kumva mbese ngo kubyarira mu rugo ntacyo bidutwaye umuntu n'ubundi yajya kunda n'ubundi ukaguma mu rugo ukaguma ukiherera kandi n'ubushobozi buke bwo kujya ariko bwo ukabona nta bushobozi bukagera kwa muganga bakumva ko bari bukwake nk'ikintu utari bubone ugahitamo kwirondarondera mu rugo. Diane yigeze agerageza kwiga kujya mu ishuri mbese nk'abandi bana akajya kwiga? Ubwo ngubwo yashikije imyaka 7 ndabogereka mujyane ku ishuri ajya kwiga yigeze ubwo kugera ku ishuri bikamunanira akajya abura intege zimugezayo akananirwa kugenda akagerayo yakerewe kugeza ubwo abandi bana bagiye bamukurura bakajya bamwambika ikiziriko bakamukurura bakamwirukankana ubwo byamunaniye mbega kugenda no kwahagira gucika intege akahagira ubwo abarimu babibonye nyine ko bizagira ingaruka akitura hasi akaba yahitana ahwerera rimwe bati barampamagara bati umwana wawe afite ikibazo ntabasha kugenda kandi ikindi arahumeka cyane akahagira kandi ubwo none abana bakuba bamukurura azitura hasi ahwere kandi agera hano ku ishuri abandi batashye ubundi ntanahagere akiririrwa mu nzira yikoreye amaboko byamunaniye akihongera abandi bana bakamusanga mu nzira bakongera bakamugarura mu rugo. Diane yize igihe kingana ute yabashije kuba yakwiga ishuri? Yize yari yatangiye mu wa mbere? Yaratangiye mu wa mbere. Iwa mbere. Yabashije kwiga igihe kingana ute wenda mu ishuri bigeraho ngo wenda bikaba byakwanga wenda bitewe n'uburwayi iby'ishuri byahagaze wenda yageze ku myaka ingahe cyangwa se yari yize igihe kingana ute? Yari yize kuva mu mwaka wa mbere nyine umwaka wa mbere yarawize arawurangiza ariko akiga atagerayo mbese ari bimwe byo kuguma kumurwaza
kumurwaza bavuga ntitwamukura mu ishuri akahagera yahagiye ntiyige. Sinigeze numva n'uwo yabaye kuko ntiyabashije no gukora ibizami. Igihe cyo gukora ibizami yabaga atagezeyo, yagumye mu nzira. Ubwo rero uwa mbere yarawurangije muri ubwo buryo gusa, utavuga ngo navuga ngo yize yarangije. Wari umaze kutubwira yuko umuganga muheruka kubonana yakubwiye yuko hari amagufwa yamunzwe bitewe n'uwo mutsi utanga amakuru mu mubiri, sibyo? Aha, kugeza ubu ngubu aho ngaho kwa muganga bagusabye yuko ari igiki gikeneye kugira ngo Diane ese ashobora kuba yavurwa agakira? Muganga yambwiye ko nyine yamucishije nabwo mu cyuma, muje kumucisha mu cyuma asanga icyo kibazo nyine cyayo magufwa yangiritse. Arambwira ati umwana wawe ashobora kubagwa agatunganywa wa mutsi, ariko hari n'akuma tugomba kumushyiramo kugira ngo n'ubundi ya magufwa yamunzwe kakuma bariko kakorera kambese kajya mu mwanya w'amagufwa. Ubwo birangira ambwiye ko ngomba gutanga kugira ngo binjire mu kibazo cye cyo kumubaga, ngomba gutanga 3 miliyoni. 3 miliyoni. Byibura se muri ayo mafaranga baguciye izo 3 miliyoni bakubwiye yuko Diane yavurwa akaba yakira? Rwose baranabinyijeje cyane bambwira ko ndamutse mbonye ayo mafaranga Diane yakira. Rwose bambwiye ko agomba gukira. Ari naho bampereye transfert ngo njye Gahini, bambwiraga ko Diane haramutse ubufasha akavurwa Diane yakira. Haciye kingana iki umaze kubonana n'abo baganga bakubwiye yuko hakenewe 3 miliyoni kugira ngo Diane avurwe akire? Ese nyuma yuko bamaze kukubwira yuko Diane yavurwa agakira, nibe bitaro uheruka kubonana n'abaganga baho bakubwira yuko yavurwa agakira kandi hakenewe 3 miliyoni? Ni ibitaro bya Gahini nyine, nibyo nagiye nyine bamucisha, barongera bamucisha mu cyuma, barabibona mbese bankorera ibishoboka byose byo kumubaga, ariko nanizwa nuko izo 3 miliyoni nazibuze. None ni mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka tuvuyemo. Noneho twereke kuri ku mapuro urasa no gufasha utwereke kubonaniraho n'abaganga kugira ngo tubashe kureba natwe aho ngaho ku bitaro uko byifashe naho ngaho Igahini uko byari bimeze. Dia umeze gute? Umeze neza n'uburwayi bwanjye. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Nese uburwayi ubufatikanya gute? Mama buturebera impapuro mbenganirizaho Diane gatoya. Nago wananiwe twakubangamiye? Kunanirwa nananiwe gusa nyine mbasha nyine kwihangana uburwayi bwanjye n'ubundi bisanzwe. Gusa uburwayi umaranye iyo myaka yose, mama tubwiye yuko byatangiye ufite umwaka, none umaze kugira imyaka 22. Muri wowe uba wumva umeze ute? Ubyakira gute muri ubu burwayi bana nabwo mu buzima bwa buri munsi? Mubunyuramo gute hano mu rugo cyane ko mbona ko mutifashije? Nyine mu bukene bwacu nyine nafashwe nyine niyo ndwara nyine kugera iki gihe n'ubundi aho ngereye aha ngaha n'ubundi nkajya ndwara iyo ndwara nkikubita hasi, ibyo byose bikambaho. N'ubundi mama yakomeje kugerageza ngo amvuze ariko nawe akagera hananirwa. Ubwo aho ngeze aha ngaha rero nyine mu burwayi bwanjye nkabasha gusenga, nkikubita hasi, nkabasha kwihangana, abantu bakaza bakansengera, nyine nanjye nkagera aho ngaho nihangana, nawe yananirwa. Ubwo nuko nyine tukicara akagera n'aho agera mu bantu nyine bakadufasha. Nk'umukobwa urimo urakura, ese ni nk'iki ujya wifuza ukumva ugishaka wenda bitewe wenda n'uburwayi bwawe bushobora ko wenda hari icyo bukubuza? Ni nk'icyo ujya wifuza wenda ukumva ko nawe wakabaye ugifite wenda bitewe n'uko umeze? Njye nta kindi nyine nshaka, gusa ikintu nshaka nyine ni ukugira ngo nyine mfashwe nanjye mbone ubuzima nk'ubw'abandi mbashe kugenda. Ni nk'icyo ujya ushaka kindi mu buzima ukaba utabasha kukibona wenda bitewe n'uburwayi? Gitewe n'uburwayi nyine nshaka kubona, nta kindi ndashaka kubaho gusa nk'abandi.
muri make ikikubangamiye ni uko utabasha guhaguruka ugende nk'abandi bakobwa nk'izindi nkumi, ni uko nyine ugumye hano iyo myaka yose kandi uri ku buriri. icyo nicyo kintu ngiye kimbangamiye nyine, nk'uko mbona abantu bagenda nkabona nanjyeho nica aha ngaha hasi, ibyo byose nyine mba mbona bimbangamiye. ubuse ujya ubasha guhaguruka ukajya nko kwihagarika mu gikari? nyine kwa muganga bageze aho bambwira yuko n'ubundi uko nkura uburwayi bwanjye uko nkura nabwo burakura, kuko ntabashije kubona n'ubundi ubushobozi bwo kuvurwa ngo nkire, nabwo burakura. uko nkura umwaka uracaho n'uburwayi bwanjye bugakura, uko nkura nabwo bwakura nanjye bukarushaho kugenda bukura. nk'imiti nafataga yarahagaze, ubwo uko yahagaze n'ubundi nanjye uburwayi bwanjye burakomezaho kugira kwiyongera. ubwo nyine buje ubushobozi nuko ubwo nicara hasi nta kindi, ubu kujya kuri wese simbishoboye, nukunzanira base n'ubundi bisanzwe n'ubundi nkayijyamo uko bisanzwe. ubaye ubonye ubushobozi bwo kukuvuza ukaba wavurwa ugakira, uba wumva ari iki kintu wumva ushaka kuba wenda wakora byihutirwa ukimara gukira, ukaba wabasha kuba wenda wagenda nk'abandi, ukaba wakora indi mirimo nk'abandi, uba wumva ari nk'iki wakora cyangwa ushaka fasha nanjye mu bintu nifuzwa, kuko nanjye nawe mfite ubushobozi nk'ubw'abandi, nanjye numva nkize nafasha abadafasha, abafite uburwayi nk'ubu bwanjye nkabafasha, nta kindi. kuko uburwayi mfite nanjye mba numva bumbangamiye cyane, kandi nkumva agahinda karanyishe, kandi uko ngana icyo n'ubundi murumva yuko n'ubundi uburwayi bwanjye bumbangamiye. turacyarimo kuganira n'uyu mubyeyi ndetse n'uyu mukobwa umaze igihe kitari gitoya abangamiwe n'uburwayi. noneho ndagira ngo udufashe buri rupapuro muri izi mpapuro, ariko iyi sede yo ni ijyanye n'iki? nijyanye nyine, ndagira ngo uyirebeshe kuri kamera hariya abantu badukurikiye. reka ndebe kwanza ngusomere. ndabona yanditseho Gahini DH Nyirarukundo Diane, tariki 14 z'ukwa 9 2021, sibyo? iyi ngiyi ni ya Gahini ubwo muheruka mu bitaro. nyine izi mpapuro, urupapuro bagiye kurutera kururu, ari uko bamajije nyine kumucisha mu cyuma, babonye ubumuga bwe, babonye nuko bari butangire kumuvura nyine, kumubaga kugira ngo batunganye cyangwa ikene cyangara, si byose barabiteranyije nyine. Gahini barabifatanya. iki ndabona cyanditseho ngo icyemezo cy'umwirondoro wuzuye. kugira ngo nimba ari twagitase, nimba ari ubwo mbese kwa muganga. ubu ni uburyo mwagiye mwishyura kuri mituweli, ndi kubibona. aha naho kano nako ni Gahini bagateye kuri ibi. naka ndabona ari amagitansi. kano nako ndabona ari akabeka ni gitansi. sibyo? ako n'ubundi nako yafatiragaho imiti Ngarama, ikaba ngo yarabuze yo guhera. kumwe ajya afatwa nyine. aka niko yafatiragaho imiti. dore ka mbere karashize. ndabona muherukayo kuri 13 z'ukwa mbere. ubwo n'indi bamuhaye itari yayindi bamakaniye ngo yarabuze. dore indi yari iri kuri utu. none mama, nyuma y'uko bamaze kukubwira ngo Diane ashobora kuba yavurwa agakira, uwo mutsi utanga amakuru, bavuga umutsi w'umutanga amakuru cyangwa umutsi utanga amakuru? ngo ni witara amakuru, niko umutsi witara amakuru. ubwo n'abadukurikiranye dutangira ikiganiro, aho nshobora kuba natebwe tukabivuga uburyo butari bwo, batwihanganire. ubu buzima se ububayemo gute na Diane? urumva ni urugendo rutoroshye guhera. ese Diane afite papa we? Diane afite papa, ariko yadutaye kera, bakuze ku buryo bw'Imana, ari njye nabo gusa. ise yadutaye kera, ntabwo yigeze, ntabwo n'ubu ntiwanamubaza ngo Diane ameze ate, ntiwanamubaza, ntanamuzi. ntabyumva gutya. se mufite cyangwa ngo mube mwamenya amakuru y'ahantu aba?
ahantu aba turahazi, aratuye gutyo, nawe afite undi mugore, ntabwo yifashije, usibye ko afite abana bagiye bamwubakira, nawe aho agomba kuba. Nawe ntabwo yifashije. none mama wowe ahubwo ubayeho ute, wowe ukora iki muri makeya wenda mu kigutunga mu buzima bwa buri munsi? Njyewe ubundi nkibasha nkifite akabaraga no gusaza, urabona ko birimo kugenda biziramo, nabashaga kuba najye nafata isuka nkajya gukorera nk'umuntu akampa nk'amafaranga 700, ubundi bakampa nk'icyate nkacyura 1000 nkaza nkabashakiramo nk'utwo barya. Ariko ubu kugeza ubu ngubu ntabwo n'icyate sinajya kugikora kubera ko gusaza, ubumuga, uburwayi budakira. Ubwo mfite ubundi bumuga, ariko ku bwa Diane noneho bwo dukora nk'ahantu hakure, ubwo ni ukumuguma uruhande, usibye ko no kumubonera igikoma byangoye binanira. Nk'ubu akambwira ati amazi arananiye yonyine wampa agakoma, wapisi nkabonye nkagumaho kubera ko yituma ahari, yihagarika ahari. Igihe cyose aravuga ninjya guca ya nshuro nzasanga umwanda wamurenze, yigaraguye mu mwanda, amata akazatoboka kubera aho yihagaritse. Ubwo mbese nkaguma hari ukuguma nkahindura, ubundi nkegura, nabona hakaba nk'ubwo umuntu ambwiye atekera nk'utu ngutu mutekere, ubwo naba natubuze. Mbese Imana igenda igira uko igenda, hakaba ubwo umuntu ampaye nk'akantu, nuko ubundi baba batakampaye. Mu bana bangahe? Diane ni umwana wa kangahe? Ufite abana bangahe? Njyewe mfite abana 6. Diane akavuka rero muri abo bana 6 nyine ni uwa 3. Hano se nta bandi bana baba bahari bagenzi ba Diane, cyangwa turabona nta mwana twasanze, baba barahari cyangwa ntago bahari, cyangwa se basanzwe bari hano ariko aka kana bahari? Diane nta barumuna bafite cyangwa bakuru be? Diane muri bakuru be yagiye afite kubera imibereho mikeya yanjye, ubushobozi buke, bagiye bajya kwishakira hirya no hino, bakubona nk'umuntu umubwira ati uzajya unyiberera hano njye nkutunga, bakagenda gutyo. Barumuna ba Diane 2 nibo bari hano, 2 bari aha ngaha. Kuri ubu burwayi Diane afite urumva biragoye, 3 miliyoni ni amafaranga menshi kandi cyane. Na Diane yaramaze kuvuga ati ubu burwayi mbana nabwo, uko imyaka igenda ishira niko bugenda bwiyongera. None ubu ni iki wabwira bamwe mu bantu badukurikiye aka kanya? Njyewe ikintu nababwira, nta bushobozi mfite, nta n'amasosiyete ayo ngayo yantera inkunga afite. Njyewe niyambazaga nk'ubu mbese nkaba ngize amahirwe nkabona bantera inkunga bakamvuriza Diane, nibyo njye ndumva nta kindi nabona navuga, kuko nta masosiyete ngira, nta bashobora kumwitaho. Urumva uwo nari nisunze nawe yarambwiye ati 3 miliyoni ntago nazibona, nagerageje kukubonera uko ujya Gahini, kora nabwo yarakoze. Uwo nawe watumye mu Gahini yari umuntu wari waje kugufasha? Ni umuntu wari waje kumfasha, azi ubukene, abona ubukene bwanjye, abona n'izo transfert zo kujya Gahini narazibitse, nibwo yashakiye itike yanjye na Diane ingeze Gahini inangarura, kuko njye nta bushobozi bwo kujyayo nari mfite. Ni nawe wabashije kujyamo utwenda nk'ukagapira, kugira ngo abone akenda kuri njye ntibyankundira. Ubwo n'ubundi nta masosiyete, abandi bajya mu matsinda, sinjya nyajyamo kubera ubushobozi buke, sinabona igitura itsinda ngo nimbura nziyambaza ya matsinda. Yewe nta n'amasosiyete ngira nangeraho nimbura ngambwira ati nagufasha ku burwayi bwa Diane, ntabajya bamfasha. Reka mbaze Diane nawe akabazo kamwe tujya ku musozo w'ikiganiro, kandi n'ukuri mukomere kandi mwihangane, Imana irahari.
Imana yarinze Diana afite umwaka umwe akaba amaze kugira imyaka 22. Hari impamvu, hari benshi n'izi saha tuvugana bavuye mu mubiri, ariko hari impamvu Imana ikirinze nde Diane. Buriya rero isezerano ry'Imana riratinda ariko nirihera. None se niyo wabaga uri mu bandi bana barimo kubona wikubita hasi, abakobwa bagenzi bawe, abana mwabaga muri mu rungano, cyangwa se n'uba abana muri mu rungano, ubona abandi bana babyakira gute iyo barimo kubona ubwo burwayi ufite ugenda bikubita hasi? nyine barabibonaga nabo bikabababaza, tugeze ko nyine babashaga kunyihanganisha bakambwira ko nyine iherezo ryanjye atari iri, hanyuma bakabasha nyine kujya banjyana gutyo bakansenyera bakanjyana mu rusengero, bakambwira yuko wenda ari nk'ibintu by'abazimu wenda birimo kuza, bashaka kunsengera nyine bikagenda byorohamo, ariko bumwe bikongera bikagaruka. Nuko nabayeho mu buzima bwanjye kugeza aho ngeze ahangaha, sinigeze nkira aho ngeze ahangaha. Sayizi ngizi nyine ndababwira yuko nyine ubuzima bwanjye bukomeje kuzamba. Tugeze rero ku musozo w'ikiganiro tumaze kugirana, nagira ngo ugire ikindi kintu wabwira abantu badukurikiye, cyane ko ibyinshi hari ababyumvishe tugitangira iki kiganiro. None tugeze ku musozo wacyo, ni iki kintu wabwira abantu badukurikiye ndetse n'abandi bana bagenzi bawe bafite uburwayi nk'ubwo ngubwo cyangwa se uburwayi butandukanye? Nyine nabwiraga yuko nyine turi abakene, nagira ngo mudufashe nyine nk'abantu hirya no hino, badufashe mbashe kuvurwa, namwe mubona ko uburwayi buruhije kandi nanjye bundemereye. Ni iki ngicyo nasabaga. Ikindi kintu wabwira wenda nk'abana hanze ahangaha, abantu tuba dufite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, hari ababyeyi barwajije abana nabo, hari n'abana barwaye, ni ubuhe butumwa waha abana badukurikiye nabo bashobora kuba bafite uburwayi? Yababwira nyine kwihangana, nk'uko wihanganye. kandi na sayizi ngizi n'ubu ngubu ndacyihanganye, nicyo nababwira. Babasaba nyine ngo bihangane, Imana ibafashe. Aho mba ndi mu rugo mba nsenga cyane, kandi nyine mfite icyifuzo yuko nzakira. Reka ngushimire we twatangiranye urugendo, twatangiranye iyi nkuru, twatugiye ku musozo wayo. Ahangaha twari turi rero, twe twasuye umubyeyi ufite umwana urwaye. Byinshi mwabyumvishe, byinshi mwabibonye. Reka ngushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi. Uyu ni Umutako TV, ngemwe muri kumwe ni MC Seti. Nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Imana ikomeze ibamere imigisha itagabanyije.